reka mbanza nsobanure ibijyanye n'iyi video nisobanure ku banyarwanda babone ko nta bubi bwanjye ubundi nze nawe mudarape bro kire byose byawe hanze nerekana video y'umugore wawe ari gusambana n'abandi bagabo mw'abanyarwanda mwe mbere yo kujudging umuntu mani muzajye mubanza mwikire mu mwanya we niba mwarebye kiriya kiganiro cyabo kubera icyo umugore we yari ari kunyihomaho nje nta kindi nemeye n'ubufasha bwo kumuha aryama reka mubanze murebe iyo video yabo ho gato ese ntago ufite ibiceri soambwiye ngo kashura zifite amafaranga ndayafite aho kujya ntege kabu mbura agacupa ko kunywa mbura icyo kurya natega moto shere wanje natega moto nkagenda kajya nese ubwo tugiye kubana gute nje nabirenze mare kamwereke sibyo ahantu mbura hazi ntago ngiye kukubwira ngo ngiye kukugira umugore sibyo nese ubundi byo ntago wabikora hari ribi ryanjye wabonye nese na mutima mubirega kandi nyine nge nabanye na Derek sibyo abantu mutazi uriya muhungu ngo ni Derek muramwitiranya ni wa muntu ushobora kukurahuriraho umuriro ushyushye atitaye ku ngaruka byakugiraho kubera ko umugore wakimara kumamagara se mwapfuye iki byagenze gute aransobanurira nyine arambeshya kuko bari kuri kamera ndamubwira ati rero ntago ibyo bintu ari byo mwagapfuye nyine namwe muri abantu bakuru banza kumugira inama kameme ariko ubugome bw'aba bantu ibyo bintu namugireho inama kuki babikasese mweze mubibona mu kiganiro bo batangije ikiganiro ndimo ndamwemerera kumuha icumbi ndimo ndagira gute ndimo ndamubwira ko ntago yajya kuba hanze nta nubwo yajya kwangara kandi mpari anyitabaje ngiye muha icumbi imana umutego wari urimo wa kabiri mu aho ngaho iyo ndamuka mbyanze nkamubwira toya ntago wazi wanje bibyimenyere n'umugabo wawe nibidakunda ushaka hujya nabwo nari kuba mbaye inshuti mbi nanze gutanga icumbi ku muntu w'inshuti twakoranye hafi amezi angahe nanze kumuha icumba nyitabaje ngo murebe za nshuti zacu ngiyo biza kuba ari ibyanyabyo ntabwo ababonye icumbi sama people ntare zanjye mumeze neza nizere ko mumeze fresh cyane sasa kudakubita imbwa byorora imisega abantu mufana uriya muhungu cyangwa se iriya famiye Derek ndetse na Oruga mubagira inama mwana mubagira inama kuko bajya kunkoraho pranka twari twabivuganye byo bakoraga byose ntabwo twari twabipanze please sinzi ikibazo abanyarwanda mugira umuntu bamukozeho pranka ntabyo yarazi nta n'ayandi mahitamo yari afite ariko abanyarwanda mwagiyeho muranyiha mwantutse ngo ntabwo ngo ndi inshuti nziza ngo nawe ese ari wowe wakora iki reka tugende akantu ku kandi ahari niwishyira mu mwanya wanjye nawe urambwira icyo wakora apari yo kuza kuntuka buretse kuza kuntuka utarabanza kureba ibi bintu byateguwe nande byakozwe nande ese bari bagamije iki kuko kubera ko ibyo bintu byose bapanze nta na kimwe nari mbiziho niyo mpamvu nagombaga kugwa mu mutego ariko nje nta nikosa mfite man nise mfite iriye kosa narahamagawe mpamagarwa n'umugore wa Derek ariko nsaba ubufasha yashwanye n'umugabo we nimufashe muha icumbi nk'umuntu ufite umutima ndabyemera mani sinabihakana ndabyemera nanamubwira ko ngiye kuza kumureba mbere yo guca kuri shoot ngiye kuza kumureba tukajyana kuri set twirirwana tukaza gutahana ariko icyo wenda si cyo kirenze abantu mutazi uriya muhungu ngo ni Derek muramwitiranya ni wa muntu ushobora kukurahuriraho umuriro ushyushye atitaye ku ngaruka byakugiraho kubera ko umugore wakimara kumamagara se mwapfuye iki byagenze gute aransobanurira nyine arambeshya kuko bari kuri kamera ndamubwira ati rero
ntabwo ibyo bintu ari byo mwagapfuye nyine namwe muri abantu bakuru banza kumugira inama kameme ariko ubugome bw'aba bantu ibyo bintu namugireho inama kuki babikase se mweze mubibona mu kiganiro bo batangije ikiganiro ndimo ndamwemerera kumuha icumbi ndimo ndagira gute ndimo ndamubwira ko ntabwo yajya kuba hanze nta nubwo yajya kwangara kandi mpari anyitabaje ngiye muha icumbi Imana umutego wari urimo wa kabiri aho ngaho iyo ndamuka mbyanze nkamubwira toya ntabwo wazi iwanjye bibyimenyere n'umugabo wawe nibidakunda ushaka aho ujya nabwo nari kuba mbaye inshuti mbi nanze gutanga icumbi ku muntu w'inshuti twakoranye hafi amezi angahe nanze kumuha icumbi anyitabaje ngo murebe za nshuti zacu ngiyo biza kuba ari ibyanyabyo ntabwo aba abonye icumbi aho ngaho harimo imitego ibiri kandi yose yagombaga kumfata ikintu kibabaje ntabwo ari icyo ngicyo nabonye ibintu byose bankoreyeho ngo bari kubisohora mu mapariti ngo bifite ngo ama episode nabonye ibindi yashyize hanze ku kiganiro nari nakoze kibanza nari nabanje kubibabwira ndababwira ko yatumye njya kumureba nkasanga banyiteguye bashyizeho na kamera ibyo nibaraguje aho ngaho byose barimo barabifata bigera naho uriya muhungu ngo ni Derek aza mpagararanye n'uriya mugore we agatangira kubigira intambara akazana amahane hako nkamubwira ko namutinya mw'abanyarwanda mwe mbere yo kujajinga umuntu mani muzajye mubanza mwishyire mu mwanya we niba mwarebye kiriya kiganiro cyabo kubera icyo umugore we yari ari kunyihomaho njye nta kindi nari nemeye ni ubufasha bwo kumuha aryama reka mubanze murebe iyo video yabo ho gato ntabwo wanze bufasha ngo mbukwime sibyo aho nzaryama aho uzaryama siho nzaryama nta n'undi muntu uzaharyama nese ntabwo ufite ibiceri sombwe ngo kashura zifite amafaranga ndayafite aho kujya ntege kabu mbura agacupa ko kunywa mbura icyo kurya natega moto shere wanjye natega moto nkagenda nkajya nese ubwo tugiye kubana gute njye nabirenze mare reka mwereke sibyo ahantu mbura hazi ntabwo ngiye kukubwira ngo ngiye kukugira umugore sibyo nese ubundi byo ntabwo wabikora hari iribi ryanjye wabonye nese na mutima mubirega kandi nyine njye nabanye na Derek sibyo oya ntabwo bihari urkumva tuzabana urkumva ntabwo mbizi niba tuzabana nka sister wawe cyangwa tuzabana nk'umugore wawe ibyo niwe wari bubimbwire sibyo tubiganire mu muhanda ako twabiganira nese ese ubundi ko numva uri kugira ubwana ubundi si yakurusha imbaraga nyine ntabwo ndusha imbaraga ariko manda uranzi ndi umunyamahoro bro nyine n'ubundi ntabwo bike ziraza nyine tube twiganira kuko ntabwo hari aborosonye ukuntu waterera nyine ntabwo nagenda n'amaguru ngaho ntimubyiboneye se ngewe umuntu ndimo ndamubwira ngo dufate moto tugende ahubwo kugira ngo aryoshye amapranka yabo kugira bumve ko ibintu bya nyine kugira ngo bagere ku kintu bashaka uri kubyumva aratangiye ngo none se ngo ntago ngo wangira umugore ngo tuzabana gute ngewe naramwirure ndamubwira ngo man ntabwo ubufasha nje kuguha ari ukukugira umugore kuko murabyiboneye nge namubwiye ngo aho ugiye kuryama sinjye uharyama nta undi muntu uharyama ni ubufasha ngiye kuguha ngo ariko ngo ese ubundi ngo twabanye nk'umugore ngo ubona ngo hari iribi ryanjye man iyi famiye umuntu utayizi arayibarirwa bo nutwo dutego bashakaga kuntega we ijambo yashakaga kumva riva mu kanwa kanjye yashakaga kuvuga ngo ko mvuga ngo uriya muhungu umureke uze nkwigirira umugore n'ubundi nari narakubuze nicyo yashakaga mw'abanyarwanda mwe rero muri kumbwira ngo ndi inshuti mbi ibi ntabwo bisobanuye ubushuti bubi cyane ko ngewe ubufasha narinje gutanga ni ubw'icumbi full stop murekeraho kunuka mani ariko reka mbanze nibaze ari wowe bari gukorera ibi bintu umuntu akaza gutuka ngo uragaragaye ngo ugize gute kubera ko niyumvishemo ubumuntu umuntu arahanakambiye yashwanye n'umugore we icyambere cyo twabonye ko ibyo nari nabagiriyemo inama mbabwira ibyo si ibintu mwapfa barabikatinze ntago batumye mubibona
batumye mumbona nyine nk'umuntu mubi kandi koko byarakoze niko babiteye. Ariko reka dusesengure zino video tugendeye ku mashusho yabo bafashe, njyewe niregure ku banyarwanda mbereka ko nta kibazo mfite, nta n'icyaha mfite, murekeraho no kuntuka. Ahubwo bankoreye biriya byose niba b'inshuti mbimana, kuko nabefataga nk'inshuti zanjye, numvaga ko ari inshuti zanjye. Ndaje baye ntihagira, ndamubwira ati okay, dufate moto rero tugende. Ndamubwira ati ndi umunyamahoro, sinshaka ko iyo niga yawe isohoka mu gipangu ikabona turi kumwe, ugasanga atangiye rwaserera. Kubera amapranka yabo bapanze ntashaka kugenda iyo ngirwa mugabo wiwe utarahagera. Ikindi arashaka nkure mu kanwa kanjye ijambo rivuga ngo ngwino twibanire nk'umugore n'umugabo. Ariko yabishatsi yabibuze, sinshaka no kubivuga. Ari kumbaza ngese ubundi ngo tuzabana gute? Tamubwira ati mbo uzaza naribi aho uzaryama siwe nzaryama, ngo none se ngo ubundi ngo unyigiriye umugore ngo ari icyo byaba bitwaye. Byose mumaze kubibona muri video, mumaze kubibona. Si ibintu namushyizemo ngo avuge, bari banteze kamera zabo, sinarinzi ngo nizo kamera zabo zirahari. Bo ni ibintu bashakaga kunega mu mitego, nkomeze mvuga ibintu bingaragaza nabi. Barashaka kunsenya, barashaka kunsenya, nta kindi bashaka. Ikindi kintu ndi kwibaza, abantu nabonye mu makomenti yabo muri kwibaza ngo se ngo ngiye ngo nakoze iki, ngo ko mwambonye bwa mbere. Nyine se niba mutareba ibintu biri seriye, mukareba ububwa bwabo ngabo, tubizire. Ngiye nkora ibintu bizima mwana, ngiye nkina amafilime mazima, amafilime ya danje, screenshot muri kuyabona aho ngaho, muri kubona igihe nakoreye. Niyo screenshot iri aho ngaho muri kubona igihe gishize. Derek mwari mutaramumenya, niyo mwari kuba mumuzi kuri TikTok. Njye ndi mu bintu bizima muri filime nzima. Uretse n'ibyo ngibyo, tugaruka kuri iyo screenshot yose yindi mubonye, nari nkiri umwana, ni ikintu kigaragara. Nakoze kera sheri wanjye, nakoze kera mwana. Filime za kera zatumye uwo muhungu wanyu ananyifuza, amamagara buri munsi mwana. Zatumye uwo muhungu wanyu anyifuza, amamagara buri munsi, atategura projet ntarimo. Mwana uwo mutipo wanyu naramufashije cyane rwose. Ugenda unabizi, reka amazina nabikubwiye. Oya banza unyumve, we naragufashe nkuzana kuri platform yanjye bro. Nabonye mu mavideo twafashe yaragiye yishyiraho ngo yankize ngo kuri platform ye. Uzi kugira ngo iyo platform ari kurata ko yankizeho kugira ngo ibe platform, nuko nari nyiriho ndetse n'abandi team yose twakoranaga twarayikreye iba platform. Mwisa rero ngo mwambonye ngo kariho mwambonye, kandi mwarambonye nyine turi kuhakreya, twarahakreye tuhagira ahantu he, haba ahantu he. That's why ari kwivugisha ngo yankize kuri platform ye, kandi iyo platform yarabaye kuko nari impari, atari no kuyikora nahari. Hari n'ibindi nabonye ngo yaye ngo barayibye ngi ni nshyashya sigeze. Uyikoze ihimya amezi 8 agiye gushira. Iya mbere mu mezi 2 yonyine yari igeze kuko twari duhari. Iyi yindi yigeze uri kuratisha se mwana. Gabanya kaduruvayo mu bantu bro, gabanya kaduruvayo kuko turaziranye, twese turakuze. Muri turaya twutwana wa mugari mwabanye mushobotse, yaba ari wowe umuca inyuma, amavideo arahari, yaba ari nawe. Ariko uyu munsi ndahera kuri video y'uwo mugore wawe wagize uwa danje ari gusambana n'abandi bagabo. Reka banze niyereka abanyarwanda, njyewe banze nikureho icyasha mwanteye. Reka ndeke mubanze murebe iyo video yindi. Umuntu w'umugabo uritora ukava iwawe uje gutwara umugore w'abandi ngo ujya kumwicuma, aho aba bakubwiye yuko yahagiriye ikibazo. None se we wamamaga umbwira iki? Nyine twakoreye pranka inshuti zacu. Muri iyo video nshimye neza ko ako kanega kabyivugiye ngo gute ngo nturuke iwacu ngo nkaza ngo imihanda yose ngo nje gutwara ngo umugore w'abandi ngo muhicumbi. Ngira ngo muri video yabanje mwari mwayibonye,
yarantakambiye ambwira ko akeneye icumbi ngo adashaka kujya iwabo nk'umuntu w'umutima. Nicyo cyankuye mu rugo. Nari namubwiye ngo ngiye muri shoot, ndaje ncaho ngaho inze tujyane kuri seti turirirwa nayo, hanyuma tuze kujyana nimugoroba. Nk'umuntu ubangukiye nyine gutabara. Aho muniga yarabyivugiye ngo nje ngo gutwara umugore w'abandi ngo muhe icumbi, ngo ninde wambwiye ngo ngaho yarari ngo yahagiriye ikibazo. None se nihamagaye nkabarezi mwe mutazi no gutekereza, nihamagaye nimuzi gukora prank mwana. Ntabwo muzi gukora prank, n'amagambo mukoresha arabarega. Sinjye wihamagaye, niwe wanyihamagariye. Ikindi da, mwumve umunwa afite ngo yaramfashije, ngo yanshyize ngo kuri platform, ngo nzagaruka kumusaba imbabazi. Bro, mubona asaba imbabazi ntubamo. Cyane ko kenshi singukenera, ni wowe unkenera man. N'ubu ngubu indirect wankeneye, kuko buriya mw'abanyarwanda mwe rero buriya ntimugire ngo hari ikindi cyatumye akora iyi prank. Si uko nyanze ndabizi neza, si uko iriya famille nyanze, ahubwo bakennye mwana, bakennye barashaka views. Ntago biriya bintu iyo abanza kumpamagara ngo tubikore nari kubimwemerera, ntibibaho. Kugira abone izo views yagombaga kubikora atabanje kunteguza. Bro, ndacyarenze mu buzima bwawe, uracyamfite, ndacyakaze, ndacyasobanuye byinshi. Wakennye uri kunshakiraho amafaranga kandi biri gukora, ndakeka birimo birakora. As always wabikoraga, ndakeka biri gukora. Kunyumva neza? Ngaho mubanze murebe ako gajama kari kuvuga ngo sinamfungura ngo imishumi y'inkweto ziwe. Murebe imyambarire. Banza urebe ukuntu nambaye, urebe n'ukuntu yambaye. Banza urebe igihagararo. Man, umuniga arakennye. Ubwo n'ubukene bro. Reba umuntu ufite amafaranga, ndi kwigaragaza. Sinzi impamvu mw'abanyarwanda mwe babahuma amaso mukemere. Ubu wabazanira abo bantu babiri, ako kajene kari kuvuga, kari guhangara uwo nguwo ngo sinamufungura ngo dushumi tw'inkweto. Banza urebe ukuntu ameze. Sinzi niba yabasha no kwitegera moto. Ikindi kintu kuri video mumaze kureba, iyo video mumaze kureba, umugore we ari kwivugisha ngo akimamagara, ngo naramubwiye ngo nahise nitanguranwa ngo agira ngo nuko ngashaka amafaranga. Sheri wanjye, njyewe ngira umutima, ndafasha. Mu rugo bibaho ko amafaranga yabura, ukitabaza inshuti yawe ukayiguza udufaranga dukeya. Njye nari nkubwishyura umutima hamwe. Niba ufite ikibazo cy'amafaranga ukaba ugiye kunguza amafaranga, humura amafaranga ndayabona ndi buyaguhe. Ayo kandi wari kuba ukeneye yose nari kuyaguha. Byari no kuba byiza yaba wari umpamagaye ugiye kunguza amafaranga, kuko ibi byose ntago byari kuba byarabaye. Nari kuguha amafaranga bikarangira. Ariko kuko mwari mukeneye kundiraho tu, mwashaka gukora ibintu bigira gute, bimbabaza. Sasa rero ari ikintu mutazi, iyi ni famille y'indaya gusa. Bro, muri indaya man. Wenda ntago ngiye guhera ku mavideo ya Derike ari kuryamana n'abandi bakobwa. Reka mere ku yawe uruga. Wowe wigira kasha man, ukaza guhamagara abantu kugira uteranya abantu. Video ngiye kugaragaza hano ntago mubizi ko nyigira. Sibyo? N'uwayimaye ntago mumuzi. Ushobora kubeshyera uwo mwari muri kuryamana ko ari we wayimaye, ariko siwe. Kuko uwayifashe yayifashe yihishe, yaranabikangaga bya buri kanya. Man, oruga, nujya ujya gusambana mwana uzajya umenya aho ugiye gusambanira. Mujye mugira privacy bro.
ugiye gusambana shaka ahantu hari prive mwana ujya gusambanira. Yaba video zawe ndazifite, yaba n'iza Derek ndazifite, ariko forufunga kinywa reka mere kuri iyo ngiyo abanyarwanda babanze bayirebe. Nanishijwe ahubwo yakabaye ariyo abanyarwanda ariyo nahereyo nerekana ariko ntaribi. Reka bayirebera ahangaha hanyuma mumbwire. Ngira ngo iyo video murayibonye. Oruga nuwo si wowe se? No ntago ari wowe. Wenda uwo mujene wereka mwihorere. Yari ari kwitwikira kuko wagucurwaho wese nako si wagucurwaho uwabishaka wese yakubona mani wowe. Kubera ko uburaya bwawe buba mu ma episode. Wagushaka wese yakubona. N'umuntu umushaka mbwire muhe nimero ziwe. Mu masegonda kabisa. Ni mu masegonda make cyane. Hitwa ngagira nzabagabo. Ako kajene nako karaho kari mu mandazi. Derek nawe uzi ngo wifatiye ngo uwo mugore ujya mu mabi yawe uzi ngo we ngaricaye. Nagaba yicaye mwana. Mubanye mubarana. Mwana nzi byinshi byanyu kuri iyo famille yanyu. Nzi byinshi cyane bifite n'ibimenyetso. Nabazanira ahangaha nkabikubita hasi mwese mukumirwa. Ako kajene mwihaye mwese ngo mwumva ko ariko kanyakuri, hari byinshi twashyira hanze byinshi cyane mukanumirwa. Reka tugaruke kuri bya bindi bavuga ngo ni prank byashize. Aho uburaya bwo mukobwa bugaragarira kuri video sheri wanje, kuri video none yo muri prank n'umugabo wa hari babiziranyeho ari gusomana n'undi mujene. Umugore w'umugabo arimo arasomana n'undi mugabo ngo bari muri prank. Niki cyamubuza kubikora mu buzima busanzwe se? Ari byo byibi muri kureba. Narindi gutanga gasopo. Derek n'uwo mugore wawe nimutarekeraho ndagaragaza n'ibindi byinshi mwakoze. Ikabanza abanyarwanda mbereka ibi ngibi, ariko nimutarekeraho ndagaragaza n'ibindi byinshi cyane mwakoze. Mugabanye ubugoryi aho ngaho mwana, mugabanye ubugoryi aho ngaho. Reka ndekeraho. Nshimire mwese mwankurikiranye, mukore subscribe hano kuri GITV Chenko kugira ngo tujye dukomeza kubana. Abankunda nanjye ndabakunda, abanyanga mwarayobye. Mwanze umuntu utari we pe. Mwanze umuntu muri gufana ikipe itsindwa. Nare zanjye I love you. Ciao ciao.